urashaka Pasiteri Justin yiwe navuga ngo abapasiteri murinda yabo ni aya Perusi. Uravuze umuntu yarahunze ntiyajyanye n'umugore we, witabwe n'umugore. Ubwo buraya abapasiteri muba murimo buba bushingiye kuki? Navuga ngo yaravuze ngo amajipo ntayazamura ngo ni ibya Perusi. Kumbwiye ko yahunze ko atajyanye na Jani ukaba witabwe n'umugore. Uwo mugore ni mushiki we, ni nyina. Yahungiye mu kihe gihugu? Ko numvisha atari Jani kandi muzi. Mujye mubyemera aho insengero bazifungiye. Mwafashe gahunda yo kujya mu majipo y'abagore muri ibiraya, mwareza muri abapasiteri. Ubundi se nimero iri hanze ukagira ngo we nturiyo. Njyewe ndiyo ariko mwararanye n'uwawe. Ndiyo. Aho nyumvira. Yego. Ndakuramukije mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ndi mu kiganiro. Yego. Ndi mu kiganiro n'umudamu witwa Perusi, umwe mu babaye imbarutso yo kuba uyu munsi urimo urazenguruka bimwe mu bihugu bigera muri bitatu, u Rwanda, Tanzania ndetse na Uganda, uri kugenda ushaka indaro na Kenya. Byagenze gute kugira ngo ufate umwanzuro wo guhaguruka mu gihugu cy'u Rwanda ukerekeza mu gihugu cya Uganda? Byatewe n'iki? Kubera iki ngo uhamagaye nkitabwa n'igitsina gore? Ese waba warashakiyeho umugore? Byagenze gute? Ari muri rogi, uri mu buraya. Nta mugore nashakiyeyo. Indaya nkuru turi kumwe, umuntu ufite uburenganzira bwo kwitaba telefone Perusi arafushye. Ntabwo apfushye. Nose kuvuze ngo yarahunze. Inama muri ibyo bihugu kubera impamvu z'akazi. Kuyeho kuba turi ku ma-YouTube, ariko hari ibindi bintu umuntu akora. Ndi umuhanzi. Ikindi buriya bano mu cyitwa mu kibazo cyitwa Desperable Connection Limited. Ubwo rero hari ibihugu umuntu aba agenda ajyamo ukareba ese ubuhanzi bw'inabukora gute cyane ubwa gospel bitewe n'ibintu ushobora kuzategura biremereye imbere gatoya. Niyo mpamvu ariko nza kugenda hari ibibazo nari mfitanye na Pastor Claude, kandi byavuye kuri uwo mama mwicaranye, aho umumama yaje ari njye wamutumiye by'ukuri koko. Ariko mu byo twari tugiye gukora ntabwo Claude yari arimo mu kiganiro. Yego. Twari tugiye gukora ku nguru y'uriya mugore aje avuga ngo Mutesi yamutwariye umugabo. Sinzi rero sinange warayoboye ikiganiro, ntabwo nzi ukuntu nyine Claude we yinjiyemo mu kiganiro. Kumwe rero wumvisha umuntu avuze akantu kandi ukabona akaza kukurura abantu. Mu kweditinga nyine nkazana imbere n'abandi ntekereza ko ariko babikoze. Claude rero iryo joro ntiyamamagara, ahamagara abandi, mu gitondo ntiyamamagara, ahamagara abandi, bigeze mu masaa 9 amamagara ambwira ijambo rimwe ngo ntituri ibiganiro, ngo sajya mu mapuraka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahita kupa, ndamwiyamagara ndamuvuze se buriya niyo naba nakoze ikosa mu kiganiro nibwo buryo ki wari kuzamo. Arambwira ngo ngiye ngo ntabwo ibyo mvugana nawe, ndazindukira kuri Bungurege. Ubwo rero igihari nta kindi ndajya kurega nawe ubwo ngaho nta kibazo, ugenda ujye kundega ntacyo nkura. Biza kurangira n'ubundi agiye kuri RIB, ariko ageze mu buretse gato uyu mudamu ngo uhamagaye bwa mbere nitabwa n'umuntu uvuga ijwi ry'igitsina gore. Uyu ngo wari wibeshyemo nimero. Oya ntago nibeshya, ahise nankupa. Ndamugusaba uyu mudamu ahita avuga ati none se ibintu byanyu by'abapasiteri muvuga ko mutari indaya, ati ubwo nk'uwo mugore witabye telefone ya Justin katari Jani ko yamusize kijwi rya Jani ndize, ati sinababwiye ko muri ibiraya nawe akwisa indaya. Kuki utatekereje yuko ari ibintu bimuva mu kanwa bimuprovoka agapfa kuvuga gusa kubera ko
nawe ari ngana duha ubusobanuro bw'uwo mugore. yego urumva urugo rwe rwasenyutse kubera uburaya. Yarapfumutse rero yahungabaniye mu buryo ari mu bw'uburaya, ihungabana. ariko nanone kubera bivuze kandi afite ihungabana si igisobanuro cy'uko Claude nawe yari kubigira ibintu biremereye. Nawe vayo udega. ubwo rero wenda abantu bagiye bazi iby'ibihugu n'imipaka n'uko imirongo igenda ihuzwa, ushobora kumpamagara mbere y'uko njye nitaba, hakagira nka kumwe duhamagara iyo turi mu Rwanda bakavuga ko iyo nimero itari kuboneka. n'uwo mukobwa ubwo kwitabyeho Wimbeshyera wingerekera ntabwo namuhamagaye, sinamwandikiye. yego wandikira umuntu uzi, usaba ikiganiro umuntu uzi, ukavuga ati nakubonye aha n'aha, cyangwa mwarahuriye aha n'aha, ukavuga ati ndumva uganira neza uzaba ikiganiro. rero njyewe ntitwahuye. ni ukuvuga ngo ndi kumukoresha ikiganiro, ndamubaza ari njyewe anyise indaya, ari Pastor Justin amwita indaya, ari njyewe uri kukubaza, arambwira ati nawe uri indaya. ngo njyewe ngo nawe uri indaya, ngo yewe urumva nsanga ni ikibazo cy'uburwayi ashobora kuba afite mu mutwe uyu Perusi. yewe byose imana ni nziza, kandi yegeye Imana izamwegera. Imana ni nziza izamwegera. njye rero mu buryo mbyumvise mushumba, nsanze ari ikibazo kiri rusange yifitiye mu mutwe, kuko njye mbaye nkimugera imbere ati wese ntiwamamaga ukantereta. yampaye nka rero wewe waramuhamagara gutereta, turi mu kiganiro rwose biraza kuza. Justin muhamagaye, Justin aravuga ngo ni indaya. Justin nawe umugore nawe aravuga ati nawe uri indaya, ati ndakuzi mbabarira. rero bamuzana nje kumbisaba hano mu rugo muhaye ikaze muzazane. muzameka umugore wihanganira byose akizera bose. rero ndababariye ku rwanjye ruhande. Imana iguha umugisha kandi mwinshi, nicyo cyari gitumye guhamagara. nsanze ibintu byose ari gukora abivuga bimeze ari blague, nuko atamenya ahantu abivugira. ni ihungabana ashobora kuba yaragize, kandi akagera ku bantu batamuhumuriza ahubwo bamutera ihungabana. akeneye abantu bamuganiriza. urumva niba umugabo yaramutaye akamutana umwana, akeneye abamuhumuriza bakamuganiriza. kandi namubwira ngo ihumure rya mbere n'Imana itanga, niyegera Imana nzamwegera kandi mumuhumurize muri byose. aragira ati abagabo naryamanye nabo sinshobora kuba nabavuga, ariko umuntu tutaryamanye ati nyine ndaza nkavuga ko ari indaya, ariko nuko tuba tutararyamanye. wowe bataryamanye wese mwikina, umuntu baryamanye ngo ntashobora kumwita indaya. ubwo rero nukuvuga yaguhaye mwaryamanye ntiyakwita indaya, yabivuga nubwo waba wamusabye ngo ukamuha asabwa kugira ngo bikunde, ngo ntashobora kukuvuga yuko uri indaya. Mana umubaze Sandrine abaherukana ryari nyiriki. nicyo ngiye kumubaza, yindi kumubaza ni kuki wabonye Pastor Claude akoresha ikiganiro Sandrine ugahita utekereza ko behind bahita bajya gusambana, ni ukubera iki? Sandrine yaje no mubwire ko namusanze muri wanjye. uyu mudamu rero nzamuzana vuba aha nko kuwa gatandatu. uzampeka ariko muri rokomite ku cyumweru ufite abashyitsi rero, ahubwo uzaze ku cyumweru. muzaze ku cyumweru. Okay, ndavugana n'isaha yawe turebe ko yaduha lift. ntabwo mpari. isaha yanjye isaha yawe niwe turi kumwe mu kiganiro naho uri, kandi abahungu bawe ubababarire. Pastor Justin nawe Pastor Justin nawe ubu ngo ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ubugande. ngo yahunze wowe, ndamubwira ntese mujyana na Pastor Claude ku mazu ya Feredina, mwari mufitanye ibyo bibazo ukagenda uri kumutata, washakaga kuzagirira nabi Pastor Claude, kuki mwagiranye ibyo bibazo ukajya ujyana nawe ukajya iwe mugasangira, byaterwaga n'iki?
Your time. Isaha yawe. Yego reka mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwe mudukurikira, mbashimire uburyo mukunda kubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Isaha yawe TV, Kiranuka TV, Intoranwa TV. Nzanye n'umugore muzi mwakunze cyangwa se mwibajije byinshi kuri we. N'umugabo, n'umudamu waje avuga yuko hari umugabo umwe w'umupasiteri witwa Pasiteri Claude waba waragerageje kubehura amajipo. Turaza kuza gusobanukirwa byinshi, ngo ariko kubera ko yambara birebire ngo bikaba byari bigoranye cyane kuba yabehura amajipo. Nagize amatsiko menshi yo kumubaza, ni byinshi cyane ndi bugende mubaza kugira ngo tuze kuza gusobanukirwa. Niba ari planka turaza kubimenya, niba ari n'agatwiko kugira ngo yizire ku mbuga nkoranyambaga nabyo tubimenye, kandi niba byaranabayeho nawe ndamubaza niba ari ngombwa yuko abagabo bose bamusabye bose yaje bavuga. Reka nihere ikaze Perusi, yaje ari mu cyangwe nk'icy'abadeperi, ariko ngo mu minsi ishize aherutse gukora ikiganiro ararira. Umuntu umwe aramubwiye ati nshimishijwe n'amarira yawe, ariko iyaba warira hari ikirimo. Guhaye ikaze mu kiganiro, umeze neza? Mana we mumpa amazi. Meze neza cyane mana yanjye, ndakomeye, meze neza cyane. Ongera urire rira. Yesu we reka reka Rira. Aya ngo yarakubwiye ngo oya. Yemwe. Nishimiye kuguha ikaze mu kiganiro. Twibereye hano i Masaka muri Ituze Garden. Ni jaride ngezeho nsanga ni nziza cyane. Brand ambassador w'iyi jaride yitwa Isaha yawe TV. Rero twishimiye ko yatugejeje muri jaride nziza. Perusi, umeze neza? meze neza cyane, ni ukuri ndashima Imana. Suhuza abantu badukurikiye. Basuhuze, wibwire. Abana b'abantu bashimishwa no kubona urira. Oya we, bampera kanamba. oya we, so hari umuntu ushimishwa no kubona ndira? Wenda arahari, ariko wowe ushimishwa nuko ndira, uburyo ushaka ko mundiramo ubwo nzajya ndira. Ubundi se nk'ubu ko nabonye ufite ka gatushi, warira irimo amayinite gute? Iri ni isebanyahori. Ntabwo ari isebanya. Wavuze yuko umuntu yakubonye aravuga ati yaba wariraga irimo amayinite. None ko mbona ari ka gatushi, basi yavuga ngo yaba wariraga irimo mega. Ariko nyine ibitaragenda neza uyu munsi, ejo bizagenda neza. Uyu munsi bishobora kuba byanze, ariko ejo bikazagenda neza. Ni Perusi uri muri skandale zigiye zitandukanye zijyanye no kuba ari gushaka divorce. Ko bimeze? Yego. Iki cyateye gushaka divorce? Ni uko umugabo wawe yumvise ko hari amakuru wari watanze y'abagabo babehuye ijipo cyangwa bifuje kubehura. Byagenze gute kugira ngo wisange muri skandale? Ni ibiri hagati mu ngo. Ingo ziberamo ibintu byinshi. Yego. Ingo zose kenshi tuba tubona ari zimwe, ariko ziberamo ibintu bitandukanye. Ubwumvikane bukeya bwo mu rugo, amakimbirane ya hato na hato, kutizerana, kutubahana, kudakundana, muri make ni amakimbirane. Yego. Ari wowe n'umutware wawe ninde wafashe iya mbere yo kwanga undi? Ntawe. Kandi uvuze kandi twese twaranganye. Mupfuye iki? Hari ibyo atakoraga neza. Oya, iryo ni ibanga. Nibanga gute se watubwiye? Nibanga nyine. Uyu munsi rero mbaza ngo ni iki gitumye uza kundeba? Nukuntereta. Nukuntereta. Njyewe nje kugutereta. None. Nguteretere kuri izi kamera zingahe? None se atari kuri kamera ntago wigeze umpamagara ntari kuri kamera? Yego nyine. Ukantereta. Kuko mana. Hanyuma bigenda bitegese nyine nawe urabizi. Niba utari Pastor Claude ariko nawe uri pasiteri, we ntiwanterese se? Nkare.
wowe niwe nterese ayiga rero wowe niwe nterese ma video ntayo nguhaye ariko waranterese maka SMS ntako nguhaye ariko warampamagaye warananterese naranabivuze naranakureze ndahira ni ukuri kuko mana wandeze kurindi kuri RIB. oya Aha dute tujya mu kiganiro waraje ku mbuga nkoranyambaga uvuga ko witwa niyo kuri maso urabica ku ruhande wakuyemo imizi yose ko wakojejemo amariramo akaboko ahubwo se kuki naterese ntutume ngira wacitse intege wasanze ibyo ngusaba utari bubibone yarangaye harya nyibutse byibuke nawe yanyibutse wari wanciye angaye nawe byibuke nyine wari waciye niba umuntu akubwiye ngo kanda akanyenyeri ugahita uvuga akanyenyeri karapfuye ubwo urwego warugeraho gute kandi uvuze ko akanyenyeri kapfuye ese uricuruza niba nticuruza se kumpamagara ukambwira ko unkeneye unantegeka akubwira ahantu ndi birasaba ko ntega nkandira akanyenyeri ngo karapfuye ngo mba ndi muzima waje kukwirebera waje kundeba hanyuma se nta kanyenyeri wakanze none se nagakanze reka da jewe oya nuhetse nakubonye mu kiganiro ari nacyo cyanteye amatsiko kinera n'amatsiko yo kuguhamagara nifuza ko tugirana ikiganiro yego cy'ibyo nari nabonye na acting mwagitinze mu kiganiro ariko akantu katumye numva nshaka kuganira nawe ni ikiganiro nabonye cyabaye n'imbarutso bamwe mu ba YouTube bategekwa kugikuraho. Cyari ikiganiro cyavugaga ko uwitwa Pastor Claude Niyonzima Imana ifite piyese ngo yakubwiye ngo amajipo wambara ntiyatuma abasha kuyabera. Nanone ati yarananterese none nanjye kuguhamagara gwaka ikiganiro bivuyemo imitiro. Byagenze gute kugira ngo Pastor Claude mumenyane ubundi? Kugira ngo tumenyane nakoze ikiganiro kwa Juste hanyuma tuvuga kuri Sandrine sibyo Sandrine ikiganiro gisohotse Pastor Claude arampamagara sibyo turavugana sibyo niyo mpamvu turi mu kiganiro hari ibyo babazaga kuri Sandrine kavuga nti se weki ese Pastor Claude niba ari uri kumwe na Sandrine Sandrine iyo bavuye mu kiganiro uzibakora iki? Ese ngewe kugira ngo muhe ikiganiro ibyo yansabye byo narabikoze cyangwa yarantutse ngo nuko nambara ibintu birebire naho byaturutse birazamuka nyine niba n'ikiganiro yagisibye simbizi uza kubyita se ko yaguterese mu huhe buryo umugabo wese uguhamaga gushaka ikiganiro utufata muri portrait yo kugutera oya turaziranye ntabwo yarampamagaye ngo abwire ngo nabonye ko wampamagaye ntabwo wari guhita umpamagara ubwa ngo ndashaka ikiganiro hari igihe wari kumbwira ati duhure ese turahurirayo niba ntuyikabuga cyangwa se hari ahandi wigeze kumbona runaka sibyo ntabwo Juste ari we muntu twakoranye ikiganiro aribwo bwa mbere Pastor Claude twamenyanye jewe nkitangira kujya kuri YouTube natangiriye kwa Bagti sibyo jewe natangiriye kwa Bagti urumva ibiganiro byose nagiye nsohora kuri Big Town cyangwa no kuri Baraka hari abantu benshi twagiye duhuzwa tuvugana tunahura nk'abo ngabo nyine ngo ni abapasiteri barasenga mu macaci mugahurira nk'ahantu runaka bagiye gusenga ariko nawe arabizi ko twigeze guhuraho tukaganira no kubivuga gutyo nabivuze kuko bari bavuze ngo Sandrine ngo ibiki n'ibiki ngo niwe bari kumwe nabwo ntabwo bari kumwe kuko ni indaya ye ngewe ndazira yuko nambara ibirebire ariko iyo bavuye mu kiganiro zibajyahe aramutegeka kuko ibyo amukorera ntago waba waratekerereje ntago ndamutekerereza ubwonko bwanjye ni nk'ubwonko bwe reka ntago namutekerereje reka none se ngiye mbwiza ukuri nyine buriya biragoye kuba umuntu yaguhamagara ukumva ko yaguhamagaye muri system yo kugutereta oya none se ubu nta bantu bajya bampamagara ndetse benshi cyane nyuma y'ikiganiro barahari benshi bakagutereta
oya habe rwose wumve ko n'umuntu wese umpamagara ampamagara ambaza situwasiyo y'ubuzima ndimo, ese ubu umeze gute, ese nk'umuntu ashaka kugufasha yagufasha gute, ese urifuza iki, urashaka iki. nta n'umuntu urampamagara ngo ambwire ngo ndabona ndashaka oya. ashobora no kuba abishaka ariko akabanza kugira icyo akora, hazagira icyo azashaka wenda bitewe n'ibyo yakoze bikakuzamo. wakugirira neza, njyewe umpamagaye ukambwira ati Perusi njyewe ndashaka dukundane, nshobora kuvuga ati njye nta rukundo mfite, nzagukunda bitewe nawe, wowe ni wowe uzatuma ngukunda. yego rero ntabwo abantu bose bampamagaye ari abambwiye ngo n'ubundi ijipo zawe kuzizamura biragoye, oya wenda ari igihe kizagera nazo nkazizamurira. ariko se ukurikije uburyo uyu muvandimwe wamuvuzeho, wakoze ikiganiro uzi neza ko yubatse urugo kandi ko ibyo uri kuvuga bishobora kuba byamuhungabanyiriza urugo? ntabwo byamuhungabanya, yampamagaye ari kumwe n'umugore we bakarwanira telefoni se. ansobanuze si bari kumwe bicaranye agahita mwaka telefoni ngo mpereza mwivugishirize. harimo madamu we muvugana w'iki? ntabwo twavuganye, twigeze turabona. nawe wari wakoze sakirirego? ntayo nakoze, azaza ambwire niba ariyo sakirirego nakoze, azaze tubivuganeho. reka gato, hano hantu ni habi mwararo. Sandri nako Peru, kuba warafashe iyi nkuru ukayizamura gutya, ntabwo umuntu ashobora gutekereza ko nawe ari icyifuzo n'ibyiyumviro ufitiye uyu mupasiteri, wenda ukaba utekereza yuko uyu mupasiteri yagutereta? ese ubona uzi ko aruta papa? reka hari n'abagabo batiyubaha. nose ubu ndebye ukabona na Pastor Claude, ukareba n'umugore afite, undi umuntu wo kumurarikira nkavuga nti icyamuriye akantereta. nose buriya ni umusore, nose nagenda ndi umugore we kuko akunda, asezeranye ejo bundi. ariko usibye ko abagore bo muri iyi minsi mwataye ikuzo, ntabwo umugabo yakagize icyo akubaza ngo nuba wanamwimye wamwagiye uze hano ngo uje kuba ngo runaka yaranterese. ntawe navuze, none se ko navuze ngo utarabikoze naza ntera ibuye hano, mwayanteye muri bangahe? urugero rw'uwo yaguteye ninde se wayane? navuze nti njye narabikoze, hanyuma mwe mutabikoze muzaze muntera amabuye, ko nta waje kuyantera. warasambanye? none se ni icyaha gusambana ko ari ugufatwa ku ngufu? nyine warasambanye. hari ugeze amfata ku ngufu se? uhensubiza yego cyangwa narabikoze. nandi ntawe nkubwiye. neza kuvuga bagutereze ku cyabo mwasambanye? ntabwo uzi impamvu se? ntabwo navuze ngo baranterese. hari uburyo ndashaka muri iyi mihanda ibintu biba biriho biba bigomba kuvugwa. urumva hagati yawe cyangwa se yanjye na Claude na Pastor Mutesi na Juste n'abandi, hari ahantu nyine mugera ugasanga ushaka kwikubiraho ibintu. ni urugero nka Mutesi. Mutesi yego ashobora kuba ari we ku giti cye, hanyuma na mama Rafiki ari we Sandrine akaba avuga ati njyewe hari umuntu unyobora gutya, ankoresha gutya, angenda gutya, niba ushatse, niba umubwira ati njyewe kora gutya, ibyo ushaka byose nzajya mbigukorera, sibyo? akabikora, sibyo? icyo gihe aba ari iki? aba ari umuntu we ku giti cye. rero kubivuga, hari ibyo navuze, hari n'ibyo nabonye, hari n'ibyo namwe muriho. nase Pastor Claude yambaye ibyuma, umugore we niwe muntu muri iyi mihanda baryamana. muba mugenda imisozi. impamvu rero nabivuzeho, sinzi impamvu wabigizeho ikibazo, njye ntaramenya. ese ikibazo ni uko nabivuze gutyo cyangwa ikibazo ni uko nabivuze? ikibazo ni uko udashobora kumenya ibyo uri gucisha kuri kamera n'ingaruka bishobora kuba byateza umuntu. ntayo. ngenekeza ko kuba umugabo yagutereta uwo ari we wese si igitangaza, nta nubwo ubwabyo ari inkuru. ubundi cyabaye inkuru ni igiki? ahubwo niwe nakibaza kuko ni nawe ubimbajije. icyo navuze kidasanzwe ni igiki? ku buryo ariko bibageza ku rwego batangira gukuzwaho ibiganiro n'abandi bagahunga. ninde wahunze? yampaye nka rero Pastor Juste. Juste yahunze ajya he?
nta makuru ufite y'ahantu ari hehe? Jisite ari iwabo. Hehe? Iwabo mu rugo. Ubu tumuhamagaye yatubwira ko ari iwabo. Ese yahunze kubera iki? Ikiganiro wowe ubwawe wabahaye kigaca kuri cano. Ese ikiganiro namuhaye kidasanzwe ni iki? Twavuze ikiganiro kuri Mama Rafiki. Uri kubyumva? Mvuga yuko yansenyeye. Sibyo? Hanyuma ikindi navuze ni uwa Korode, sinzi ikintu yaramumbajije mvuga ni Korode ne bamureke n'uwa Mama Rafiki. Sibyo? Ndangije ndavuga nti jewe nibandeke byarananze kubera ibintu birebire yabonye atazamura ngasoza. Ibyo nibyo byatumye ahunga. Kandi Jisite ubu yaragiye? Ntabwo yagiye, arahari. Ari we muhamagare ntabwo yahunze. Juba rurabizi. Ndamuhamagaza iyanjye kubera ko ari idahamagara kure. Ndeka nze muhamagare. Oya, yamaye nka nta hantu yagiye, arahari pe. Akora ashobora kuba atari gukora ariko arahari. Amaze iminsi akora ibiganiro, yanavuze yuko yahunze kubw'ikiganiro yakurishijweho. Katwumve kicamo niba batari butubwire ngo nimero muhamagaye hanze y'igihugu, ariko ubwo mfite amayinite ntabyo bari bumubwire. Akajya hanze y'igihugu? None se niwe kibazo cyangwa ikibazo ni njye? Kandi ari wamuteje ibibazo. Namuteje ibibazo gute? Uretse uraje ubyumva. Nase nimero iri hanze y'igihugu icamo gutyo. Cyangwa tubeshya abanyamakuru. Oui, muraho neza? Ndashaka Jisite. Ndashaka Pasiteri Jisite. Yiwe. Navuga ngo abapasiteri murinda yabona ya Perusi. Uravuze umuntu yarahunze, ntiyajyanye n'umugore we, witabwe n'umugore. Ubwo buraya abapasiteri muba murimo buba bushingiye kuki? Navuga ngo yaravuze ngo amajipo ntayazamura ngo ni bya Perusi. Kumbwiye ko yahunze, ko atajyanye na Jani, ukaba witabwe n'umugore. Uwo mugore ni mushiki we, ni nyina. Yahungiye mu kihe gihugu? Ko numvisha atari Jani kandi muzi. Mujye mubyemera aho insengero bazifungiye, mwafashe gahunda yo kujya mu majipo y'abagore muri ibiraya. Mwareza muri abapasiteri. Ubundi se nimero iri hanze ukagira ngo we nturiyo. Njyewe ndiyo ariko mwararanye n'uwawe. Ndiyo. Aho nyumvira. Yego. Ndakuramukije mu izina rya Yesu. Murakoze cyane. Ndi mu kiganiro. Yego. Ndi mu kiganiro n'umudamu witwa Perusi, umwe mu babaye imbarutso yo kuba uyu munsi urimo urazenguruka bimwe mu bihugu bigera muri bitatu, u Rwanda, Tanzania ndetse na Uganda, uri kugenda ushaka indaro na Kenya. Byagenze gute kugira ngo ufate umwanzuro wo guhaguruka mu gihugu cy'u Rwanda ukerekeza mu gihugu cya Uganda? Byatewe n'iki? Kubera iki ngo uhamagaye nkitabwa n'igitsina gore? Ese waba warashakiyeho umugore? Byagenze gute? Ari muri rogi, uri mu buraya? Nta mugore nashakiyeyo. Indaya nkuru turi kumwe, umuntu ufite uburenganzira bwo kwitaba telefone Perusi arafushye. Ntabwo apfushye. Nose kuvuze ngo yarahunze. Inama muri ibyo bihugu kubera impamvu z'akazi. Kuyeho kuba turi ku ma-YouTube, ariko hari ibindi bintu umuntu akora. Ndi umuhanzi. Ikindi buriya mba no mu cyitwa mu kibazo cyitwa Diaspora Connection Limited. Ubwo rero hari ibihugu umuntu aba agenda ajyamo, ukareba ese ubuhanzi bw'inabukora gute cyane ubwa gospel, bitewe n'ibintu ushobora kuzategura biremereye imbere gatoya. Niyo mpamvu. Ariko nza kugenda hari ibibazo nari mfitanye na Pastor Korode, kandi byavuye kuri uwo mama mwicaranye. Aho umumama yaje ari njye wamutumiye by'ukuri koko. Ariko mu byo twari tugiye gukora ntabwo Korode yari arimo mu kiganiro. Yego.
twatugiye gukora ku nkuru y'uriya mugore waje avuga ngo Mutesi yamutwariye umugabo. Sandrine Sinzi rero sinange warayoboye ikiganiro, ntabwo nzi ukuntu nyine Claude we yinjiyemo mu kiganiro. Kumwe rero wumvishe umuntu avuze akantu kandi ukabona akaza kukurura abantu mu kweditinga nyine nkazana imbere n'abandi ntekereza ko ariko babikoze. Claude rero iryo joro ntiyamamagara ahamagara abandi, mu gitondo ntiyamamagara ahamagara abandi, bigeze mu masaa 9 ampamagara ambwira ijambo rimwe ngo ntitire ibiganiro ngo sajya mu mapuraka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ahita kupa ndamwamagara ndamuvuze se buriya niyo naba nakoze ikosa mu kiganiro nibwo buryo ki wari kuzamo. Arambwira ngo ngiye ngo ntabwo ibyo mvugana nawe ndazindukira kuri Bunkurege. Ubwo rero igihari nta kindi ndajya kurega nawe ubwo ngaho nta kibazo ugenda ujye kundega ntacyo nkura. Biza kurangira n'ubundi agiye kuri RIB, ariko ageze mu buretse gato uyu mudamu ngo uhamagaye bwa mbere nitabwa n'umuntu uvuga ijwi ry'igitsina gore. Ahise wari wibeshyemo nimero. Oya ntago nibeshya, ahise nankupa. Ndamugusaba uyu mudamu ahita avuga ati none se ibintu byanyu by'abapasiteri muvuga ko mutari indaya, ati ubwo nk'uwo mugore witabye telefone ya Justin katari Jani ko yamusize kijwi rya Jani ndize, ati sinababwiye ko muri ibiraya nawe akwisa indaya. Kuki utatekereje yuko ari ibintu bimuva mu kanwa bimuprovoka agapfa kuvuga gusa kubera ko nawe ari ngana duha ubusobanuro bw'uwo mugore. Urugo rwe rwasenyutse kubera uburaya. Yarapfumutse rero yahungabaniye mu buryo ari bw'uburaya. ihungabana. Ariko nanone kubera bivuze kandi afite ihungabana, si igisobanuro cy'uko Claude nawe yari kubigira ibintu biremereye. Nawe vayudega. Ubwo rero wenda abantu bagiye bazi iby'ibihugu n'imipaka n'uko imirongo igenda ihuzwa, ushobora kumpamagara mbere y'uko njye nitaba, hakagira nka kumwe duhamagara iyo turi mu Rwanda bakavuga ko iyo nimero itari kuboneka. N'uwo mukobwa ubwo kwitabyeho uyu mugore ameze nk'umudamu ushobora kuba afite gufuhira abagabo batarabe. Uburyo ndi kumubona ameze nk'umuntu wagufuhiye kandi akeneye ubusobanuro bw'umukobwa witabye telefone. Uyu mudamu hari imibonano yabaye hagati yawe nawe? Imibonano gute? Guhura nyine. Uwo mubyeyi marene we niwe marene wa Jane. Urumva mbapfuhira mukuru wanjye. Mbapfuhira mukuru wanjye. Burya umuntu muhuje marene, burya muhuje umubyeyi. Ariko nanone ntabwo byamuhesha uburenganzira bwo gufuhata. Okay, twanzike uri umwe mu bantu bakoze ibiganiro byinshi, ngenda mbyitegereza mbibona ndetse ndanaguhamagara ndakubwira nti amakimbirane uri gukurura hagati yawe na Pastor Claude. Urabona ibintu uri gukora bikwiriye? Uvuga ko Pastor Claude yakunyaze cano, uvuga ko n'ubu nindi ndayashaka kuyinyaga. Kuki utisunze urwego rw'ubugenzacyaha ngo rukurenganure nk'umuntu wakuriganyije umugisha wawe? Buriya rero hari ibintu bikemura, hari n'ibyo uba udakwiye kuyijyanaho mu gihe uri umunyarwanda. Nimba Ezekiel agize ibyo anyemerera kandi bitari mu nyandiko, ntabwo ushobora kujya kuri RIB ngo Ezekiel yanyemereye ibintu runaka arabitwara. Burya ubwumvikane bw'abantu iyo buhindutse n'ibindi urekera iyo nyine, cyane ko kuba nyirikaze yari yayimpaye si Claude bakamushyira mu nshingano yo kugira ngo ayinyakire Kerema, ahubwo akayiyakira. Nta kindi nari kurenza aho ngaho. Ariko nanone nta kimenyetso dufite ko wari wayihawe, kuko nitwitegeza tugasanga niba wari wayihawe ntabwo nyirikaze ari impumyi ku buryo atabona ko ari Pastor Claude uri kuyikoresha. Ubundi byaje kurangira ngewe nahawe cano ndetse nawe na disikere mu bucuro burenze bumwe, kandi urabizi iyo ndi guhura n'umuntu ngewe rikodi yanjye yabaga iriho muri iriya minsi urumva sinabura ikimenyetso.
rero kuba ubwabyo yaragize ibyo anyemerera, nkagenda nkahura na Kerema akanjijisha, nkahura na Kerema kabiri akanjijisha, nkahura ubwa gatatu akanjijisha, byaje kurangira Kerema noneho tuje guhura na Nyirikaze yavuye hanze. Duhuriwe kuri iyo Nyirikaze hariya hejuru mu birembo ahitwa mu Gisasa, ari naho waje kuva yasaga Claude bamwiba telefone. Bivugwa ko yajyanwe n'umugabo wa Mama Debora, kuko baje gushyamirana bapfa ibintu by'inzoga n'ibindi nshaka kuvugira hano. Undi ari ku bitaro agenda bamusuzuguye. Kerema nari nzi ko yaje azanye kamera n'ibikoresho, ikiri Claude na Nyirikaze na Kerema baragenda binjira muri salo, bakora akanama ngende hanze, baza kugaruka uwo mugore ya 30 kuri telefone ndabyibuka, arambwira ngo ejo nka saa 10 Kerema azaba gushangishije ibikoresho ku Ruyenzi. Saa 10 ziba iminsi 2, saa 10 ziba ukwezi, saa 10 ziba ryari. Yakumva numva Claude niwe wagiye muri ya diru Ikaze TV, ayikora kuri Dope Rwanda yita Ikaze TV Rwanda. Abayijyanye muri ubwo buryo, no kuvuga ngo ntago mama narusha ubuzare kuri uwo mama Claude, kuko yari yaragiye no kumushingira muri Amerika muri Boza Cameroon Yaounde muri byagiye ajyanaga na Mutesi, niwe yaragiye gushingira. Ariko ndumva ibyo ngibyo byagakwiriye gutuma bifu zawe ziri hagati na Pastor Claude zihagarikwa, ntibitume umushakira abagore baza kumushinja yuko yashatse kubarongora. Kandi ntabwo umugore, urabona uwo mugore ukwicaye imbere ari ubwo ari ikimara, ajya kuvuga ko Claude yamubwiye ngo ayo majipo ngo kuyazamura biragoye. Njye nari ndi kumwe nabo. ariko kuri umuntu w'umugabo niba ubwiye umugore ngo kuzamura ayo majipo biragoye, bivuyemo yuko aguterese, hanyuma se abashaka kuyazamura nta kibazo cyakiri birimo. Claude we yabirakariyemo iki niba ntabyo yavuze? nibyo yongeyeho kandi bigaragaza ko ashobora kuba yaramusabye imibonano mpuzabitsina. none se ko wabivuze ahari, ese ubundi ubugani kongeye wabivuze mpari? none se ubwo wowe wirukankanwe n'iki kuki utahagaze nyine ngo uruburane? oya ngende nawe kuki utisobanura? n'umukanya ndagenda niya saa 10 ujya hehe ko amakuru mfite ari uko uri mu buhungiro wahunze ku RIB? wajya ureka kumbeshya kugira ngo amakuru simba nayashakishije. kuva navuka RIB ntirigera impamagara. wagiye itaraguhamagara? imba yarampamagaye se bwo yarambuze. Jise ni kuva ryari wari bwafata urugendo rujya hanze utamenyesheje? none se nari kurukumenyesha ko ibyanjye by'akazi ko bitakurebaga, nari kurukumenyesha gute? ubushize ujye wari ujyanwe n'akazi ugiye kuririmba, sanga hori ko wagiye ubimbwiye ukanansigira cano yawe nkajya nk'uploadingira. nuko utari wakanyigishije ku bya uploading, umuntu atarazi ko yanajyana ibikoresho ngo bikure. wabaye uzi ko ari uko uzi ko njye na Pastor Claude turi nk'agati gakubiranyije, ko bati ningenda mbwiye Ezekiel ko ngiye arahita arabura Claude banangirire ku iboda, ariyo mpamvu wabimpishe. Claude ntabwo mukundana kurusha uko dukundana. Niba se tudakundana kurusha uko dukundana, wari bwabone njye nakiri ikiganiro kivuga yuko yasabye abagore babandi kugira. hanyuma si icyo uri gusaba ni iki? si ikiganiro n'icyo uri gukora ndi kuvuga mu none si icyo ari gukora si ikiganiro. ndimo ndasobanuza kugira ngo nanjye sobanukirwe uko bimeze. hari icyo bita iyicarubozo uvuga Pastor Claude yagukoreye. Pastor Claude ni umwe mu bantu mwabanye, wagiye iwe inshuro nyinshi, mwarasangiye mwarasabanye. mu minsi yashize wari wajyanye nawe ku mazu ya Feredina. ni irihe yicarubozo wavuze Claude yagukoreye? Ezekiel, wishaka kumbaza ibintu ngo ushimuzemo ibintu kandi ari wambwiye kubireka, ndakumvira ndagireka. urumva? ubwo nakumviye nkabireka narabyihoreye. bifu wambwiye ya Pastor Claude nanjye narayiparitse. nta bindi bintu. kwa Pastor Claude hari ibintu by'umumaro yagiye akora, bivuze ko atanakoze ibintu bibi. biravugwa yuko ari ingendo zo kujya muri ayo mahanga wafashe usize umugore wawe
nta n'ibyumweru bibiri bishize abyaye kandi yarabazwe. Nta mukozi mufite, kuki nk'umuntu w'umugabo wafashe umwanzuro wo guta umugore n'umwana ukamutana n'igikomere ukirukanka muri ayo mahanga? Aba bagore turi kuguhamagara bakitaba telefone nibo bafite agaciro kuruta umugore wawe? setu ngiye mu rugo iwanjye mfite umukozi, abana banjye ni bakuru kandi madamu amaze ukwezi n'igice abyaye. Yatangiye guheka umwana agenda ajya no mu isoko nawe handi nawe ubwe yarakomeye, nta kibazo afite, nta n'ikibazo nasize iwanjye. Ibyo nagiye marabizi n'akazi ndi gukora arakazi. Ibivugwa yuko ari umugore waturutse hariya muri Australia, mukaba mwaravuganye yuko muzahurira i Dar es Salaam ku kibuga cy'indege, nyuma akaza guhindura akururukira Entebbe, ariyo mpamvu wahise ufata yihuse ukamusanga muri Uganda. Byo urabivuga he? hari nawe witabye telefone. Nubwo mwifata mukakira ibiganiro byita pasakorode umujamura jipo, wowe ngo wajyanywe no kuzizamura unamanura n'amapantaro kandi yanayifashe telefone. Erega buriya wazamuye ijipo y'uwabyemeye nta kibazo Ezekiyeli. Wazamuye ijipo y'uwabyemeye. Kuzamura ijipo y'umuntu utari kubyemera. Ariko wowe ubwo ari kubyemera kuko yafashe na telefone. Muri make uri kubyemera. Uri kubyemera kuko ari no kutitabira telefone. Nanjye nagushubije ni ukuzamura ijipo y'utabyemera. Yazamuye iyande nyine gushaka kuzamura iy'uwo mubyeyi. Ese impamvu wakiriye ikiganiro mukanagikora ni uko yashakaga kuzamura ijipo y'umugore wawe kandi y'umuntu muhuriyeho Marene? Oya, ntabwo ari ibyo yabije nyuma y'ikiganiro n'ibyavuye mu kiganiro. Wari wafushye. Oya. Mukajya mukora ibiganiro birimo guseka abantu bagira ngo ni ibintu tujye bisetunye. Ni wowe usetse. Nyuma y'ibi byose witeguye gukora iki hagati yawe na Pastor Claude kugira ngo wenda ibyarakaje Pastor Claude cyangwa bikamuhungabanya bibe byakemuka? Pastor Claude yagize ubwenge naratatse kugira ngo ndebe ko nsubiza mpite manura bombe, aranyihorera. Hirya yo kunyihorera rero nanjye nta kindi narenza. Witeguye ubwiyunge hagati yawe na Pastor Claude? Ni nk'ibisanzwe, ibyo ngibyo ni nk'ibisanzwe. Pastor Claude nta bintu ajya agira intambara nuko numva nawe wabigize intambara. Oya, nuko maze iminsi mbona wakoze, wasizoye, wasaze, ngiye kumanura amabombe. Pastor Claude wibeshye, ubu noneho ndakuziye, cano yanjye wandiganyije, wankoreye iyicarubozo, nakwitegereza nkaribura. Ni njyewe buriya rero Ezekiyeli, umuntu niwe umenya ahantu bamukosereje akanamenya n'iyicarubozo yiciwe. Buriya ubajije abapapa bitangaza muri cya gihe bararaga Rwantambi, bita Claude umugome bamwita iki, nibo bakubwira iyicarubozo bamukoreye, ariko nabo baba indyarya. Ejo bundi papa bitangaza yahukanira no kwa Claude ngo akarya ifiriti ryaho ngo n'ibiryo papa bitangaza aravuga kuti nari ibiryo cyawe noga amazi yabo. Uwo bise umwicanyi abaha ku mazi. Ubwo na buri muntu wese niwe uzi iyicarubozo cyangwa hamagaye Vitali, buriya niwe bakubwira iyicarubozo Claude yamwishe. Oya, ibyo bya Vitali tubikuremo tujye ku byawe, kuko uri umwe mu bantu. Uri kumbaza iyicarubozo, nanjye ndi kukubwira abantu bakubwira ukuntu Claude. Uri umwe mu bantu bagendanaga na Claude ku mazu ya Ferdinand, niho naguhaye urugero, mwaherukaga kuva ejo bundi. Kuki wagendanaga n'umuntu ugukoreye iyicarubozo? Tubizi. Kandi nanjye nakubwira abamwishe ko ari umwicanyi baraye yoranabagaburira. Nawe niyo mpamvu se wari uri kumuhiga kugira ngo wihimure? Ntabwo nihimuye, ngiye Claude yarambabaje kudafata gitera agafata kwica gitera agasiga ikibimutera. None se ubu icyari kugushimisha nuko uyu mugore ufite akana kamwe utabana n'umugabo ariwe wari gusimbukanwa akajyanwa muri RIB,
kuruta wowe wamuzanye. Rega niwe wamuzanye kuko wivugiye ko mumuhuriyeho n'amarere. Niwe wamuzanye, ntiyarazwi kuri social media, uramuzana. Uwo mugore se wagize ngo umugabo baratandukanye. Inkuru mba ejo mu gitondo y'umugabo we. Umugabo we twaganiriye. Umva twaganiriye bikomeye, afite amarira ahubwo abantu bari bwumira. Uyu mugore ni ibandikazi, ni dayimoni, ni igini, ni shitani. none ibyo yavuze mu kanya ejo bundi naramuhamagaye mu kiganiro, naramuhamagaye nshaka kumukoresha ikiganiro, ngeze hano arambwira ati ntiwanterese. Ese nubwo bivuga kuri Claude nta n'agaciro bifite. ahubwo umugore babanze barebe depression ari kwiterwa n'iki. Kuki ari gukunda igitsina gabo cyane? Ni urukiko. Wasanga wenda ashobora kuba n'umugabo amaze igihe atarongorwa. Jise reka ngushimire, shimire n'abari badukurikiye kandi ivugabutumwa urimo. Imana igushyigikire. Imana igushyigikire. Nge narindi kubabwira nti Jise ntabwo ari muri Tanzania, ndabizi neza ko ari mu gihugu cya Uganda. Buriya mba mfite ukuntu mbireba kuri satellite nkahita menya ahantu umuntu ahereye. Rero ubwo uri Kampala, reka mvuge ngo Imana iguhe umugisha, gerageza ushake Yago urebe ko mwagirana ikiganiro. Sawa sante. Wabyumvise, muhuriyeho nk'amarene, mufite marene umwe aragushinja uburaya, akanagushinja guhubuka mu magambo uvuga, akanagushinja kuba ari we kabitera yo gutuma ari kwangara muri ibyo bihugu. Ibyo ngibyo urabivugaho iki mugabo? Yarwange n'iki? Umugore we kugaragaye nk'umugore ukunda abagabo nk'urukiye. Kucyo kundi ipantaro. Ako nahera aratekereza y'umugore irengeshejwe ipantaro ya Claude gute. Irengeshejwe gute uyu mugore. Okay, biraho ndacyabivuga, nta n'ikibazo mfite. Ari kugabanya uburaya. Nongera iki? Nongera iki? Ukanita indaya n'abantu batanu bagize n'icyo. Nongera iki nyine kumbwiye ngabanya uburaya? Ongera amasengesho. We wasenze wageze kuki? Ngewe se mfite kamera yanjye, mbayeho, mfite umugore wanjye, nta kibazo na kimwe ngize gute mfite. Ariko wowe nuwo guhamagaye ngo agusaba ikiganiro gusa, kubera ko amatwi yawe yamenyereye abagabo bagutereta. Iyo ubuzemo iryo jambo we wishakira icyo uza kuvuga kuri uwo mugore wa mugore ko nuba ufite havuga aravuga. Rero si uko biri, kandi ufite perime y'umunwa ntabura hatwara amagambo. Yego ko ndagakunze, ufite perime y'umunwa, ufite B cyangwa ni C. Ntago wabuze umuntu kuvuga. Ururimi nta gufwa ribamo, aho urujyanye rujyaho. Nge rero sikomeze. Yego. Rero kuba bivuze kuriya si n'ikibazo. Ahubwo ikibazo ubu ni n'uwo ndi ubu ngubu. Ni iki gitumye ufata umufamiliye wawe ariwe Pasteur Juste, kubera ko wumvise ko telefone yitabwe n'umugore, ugatuba ati ko wasize Jeanne, abo bagore muri kumwe n'abiki? Yego, impamvu mbivuze nawe ntabisobanuye. Nk'ubu ni urugero, ngiye kukwitagaho urugero. Kubu ngubu umpamagaye kubera gukorora cyane na grippe, wa mugabo yakubwiye ngo iki? Yakubwiye ngo iki? Wajya ugira ibanga, akabati ugira ngo ujye ubikamo ibintu byagusagutse. Uraba utagize amabanga y'abagabo bose baguhamagaye kuri telefone, mbari giye ukugirira yawe. Kari wowe manager wanjye wayasohoye, kari wowe ubitse menshi. Ngeze nabaye manager rya twikomereze. Uraba urumva umpamagaye mu rugero, sibyo? Umpamagaye saa 6 z'ijoro, sibyo? Urabizi ko wenda naba ndyamye nta kazi ngira cyangwa naho ndi ni hehe runaka. Witabwa n'igitsina gabo, kandi uri kumwe n'umuntu muri kuna wenda buri kumvugaho uriya mugore aritonda cyangwa undi ati uriya mugore agira amahane. Icyo gihe akwitabye kandi urabibona ni saa 6 z'ijoro,
nari nkubwiye nti ngiye kuryama nduhuke undi akambwira ati byuka witabe telefoni harya uwo mwanya watekereza iki uri wowe ushobora gutekereza wenda akagize ibyago akaba gutabaje anabaje iryo joro kandi bakwitaba ameze nk'umuntu uryamye wowe uri kumbwira ngo umuntu yarahunze ngo ntari mu Rwanda kubera Perusi sibyo uramuhamagaye telefoni ntago ari uyifashe ifashwe n'umugore uravuga ati nshaka pasiteri Justin ariko bijya bibaho ko ushobora guhamagara uri mu kindi gihugu kubera kode none se niko koko niyo kode yego ubutuvugana nari mpamagaye kuri kode ya 256 ndabyumva kandi afite kode ya 550 ugahita ukurikizaho nimero ya kumwitabye ukamubwira bite akubwira ni byiza ukavuga ngo ndashaka pastor Claude akubwira ngo sawa pastor Justin agakupata sawa iyo niyo kode babagiriraho ahise amamagarira undi muntu mujye mugenda niba warakoze ikintu uba ufite uburenganzira ku giti cyawe ntawe ubura gutera amabuye ikosa wakora nuko wajya hariya ku gasozi ukabikora bagukubita bagutera amabuye banagufunga urufunguzo bakaruta muri wese ntawe umuhakanyije kubikora afite uburenganzira bwo kubikora ibyo nta n'ikibazo kibirimo ariko ntago mufuhiye ku rwego mbajije ngo kuki ngo mpfushye kuko yitabwe n'umukobwa impamvu mbivuze ni ukumbwira ngo ugiye kumuhamagara kandi yitabwe n'umugore umbwiye ko yahunze kandi si Jean icyo mvuze se kitarimo ni iki ubakugejeje muri ribu waruburana none urambwiye ngo yarahunze turi kuvuga kuri topic y'uburaya buri mu bapasiteri sibyo ubusa ni topic ko nge naje kukubaza wambajije nyine nibyo twari turi kuvuga none se sibyo arakubwira ati akazi nkora kanyemerera kuba ndi kumwe n'umuntu uwo ari we wese ndi umuhanzi nkora ibintu nese peruka nkubaza ubundi ko wicara uvuga uburaya mu bapasiteri wararanye na bangahe cyangwa wari wasambanyijwe na bangahe b'abapasiteri nuko mbibona erega bafunze insengero zanyu mwabuza kandi rero ujye witonda gushinja abantu uburaya nawe mwabukoranye buriya rero kuko muri iki kiganiro ndashaka umpe voice note za pastor Claude agusaba ibyo wavuze yagusaba irakugeraho mpereza iri bukugeraho mpereza ndareba message ndareba inshuro yaguhamagaye mbone nemeze nawe ndahita nakugeraho urumva ubu hari aka video nabonye ndi gukora inkuru sibyo none ako kantu sinzi umuntu wagashyize kuri Claude ni wamubeshye oya ndi kuri TikTok baragafata sinzi ukuntu mu byeditinga mwebwe bashyiraho Pastor Mutesi n'umugabo we mvuga ngo Imana izamubaza urugo rwanjye kandi atari we narindi kuvuga hari ukuntu mwe mufata ikintu mukagenda mukuramo mugahuza bitewe n'icyo ushaka kugeraho cyangwa n'uwo ushaka gusebya cyangwa n'icyo ushaka kugeraho wowe sibyo nk'ubwo ako ka video n'abantu bose bakabonaga barambazaga ese koko Pastor Mutesi yaragusenyeye ariko se koko byari byo ahubwo nuko twabivuze kubera ko bazi ko ari cyo kintu kigezweho bo bafata ya magambo navuze bashaka ukuntu bari bubifate bakabihuza bagashyiraho ya foto ya Pastor Mutesi n'umugabo we bari mu rukiko sibyo bakabihuza kuko ari we muntu ugezweho uri kuvugwa sibyo nk'ubu nshobora kuvuga ngo ni indaya sibyo ni indaya si ijambo mvuze ni indaya inde ndaya nyine ndivuze ryonyine wowe ukaba ufitanye n'ikibazo n'umuntu rya jambo navuze ukakururamo rya jwi rya wa muntu wenda navuze ikintu cyiza ukarihuza na rya rindi mvuze sibyo nk'urugero nyine nk'urwo nguhaye nyine nk'uwo uravuze ngo ni indaya ariko ufata urugero nk'izina ry'umuntu reka nivuge ngewe Perusi ni indaya nshobora kuba ni indaya gusa simvuze izina hanyuma wakora ikiganiro ugakora ikiganiro n'undi muntu sibyo ukavuga ati sha Perusi ndamushimira ndamushimira ukayikata ugahita ushyiraho rya jambo wa wundi yavuze ngo ni indaya Perusi ni indaya ndamushimiye wayikuyeho wanayisibye mwebwe hari ukuntu mufata ikiganiro bitewe n'uko mubizi munabikora
ibyo umuntu yavuze ntabwo ari kubisohora byose, ahubwo bitewe n'ikintu ushaka kurasira umuntu, bitewe na bifu mufitanye, mwebwe mugakata ibyo yavuze mukishyiriraho ibyanyu. Mbese nk'ako kantu basizeho, koko nigeze nza kuri kamera ngo mvuga ngo Pastor Mutesi yaransenyeye? Ntabyo nigeze mvuga. Njyewe niba navuze uwo navuze ko yansenyeye, ariko kuko muzi ko ari we ugezweho, ari nacyo kintu wenda kiri kumuvugwaho, bya bindi navuze barabikase, bahita babereretsa ya foto, ni akantu kadafite n'amasegonda 11, bahita bafata ifoto ye na Feredina ariho, bahita bagashyiraho ya magambo angahe navuze, ibindi byose barabikata. Uwo tuvuze siwe bashyizeho, sibyo? Barangije bo barabihuza, mufite uko mubikora. Rero iyo umuntu avuze ikintu uko akivuze, sibyo, bitewe na hit ushaka, bitewe n'icyo ushaka kugeraho, wowe ugenda ukuramo utuntu, ushyiramo ikintu, usobe kugira ukuntu, bitewe n'icyo ushaka kuvugaho. Pastor Claude, sibyo, kumpamagara cyangwa akaguhamagara akavuga ati njyewe ndashaka dukorane ikiganiro, sibyo, ntabwo byari kumunanira. Cyangwa se bitari n'ikiganiro, sibyo, nkuko yavuze ko yakatse imodoka aho n'abandi hose yahansanga, akambwira ati jya mu modoka ngende tuganire nyirizina gutya turebana, byari kumunanira? Ntabwo byari kumunanira, sibyo? Kwatsa imodoka akaza akandeba cyangwa mukazana, si ngombwa kuza kuri kamera, cyangwa se wowe ukamamagara nawe ukamuhamagara tugakora konferanse, ntibyamunanira. Ariko ikintu kibabaho, icyo umuntu avuze ntabwo ariko mugisohora, mugenda mukata mwongera muteranya. Yego, ushatse kuvuga ko ibyo watangaje twabonye mu biganiro abanyamakuru barakongereye, bavuze ibyo utavuze? Uburyo bye nshobora kubivuga, ariko bitewe n'uburyo mbivuzemo ntaba ariko mubisohora byose, sibyo? Nk'urwo rugero nguhaye. Niki cyaguteye kuvuga ngo yaba Sandrine yaba Pastor Claude bose ni bamwe, kandi utarigeze ubafatira muri rogi? Kuki watekereje Sandrine ko ubusambanyi ugatekereza Claude ko hari ibyo bakora? Uzi nyine nkora iki? Erega hanze tutari kuri kamera, sibyo, habera ibintu byinshi, mujya ahantu henshi. Ikibazo ni uko utekerereza abantu. Ntabwo ngutekerereza, utekerereza abantu. nese nagutekerereza njyewe nakujya mu mutwe nkagutekerereza. Ubu bano baseriveri bari hano, niba tubona tuvuye hano njyewe nawe na isaha yawe na Hore, bahita badutekereza ko tugiye kugusambanyiriza muri geto yawe cyangwa mu mageto yacu? Oya, ntabwo ibyo babitekereza. Ariko uri kunyumva? Ndakumva. Hano haramutse hari ishambure, sibyo, si twavuye hano, si twagiye, tugarutse uyu munsi tukagaruka tukakashambure tukagenda, ejo singarukane nawe ukazana n'undi, hanyuma ukazacikwa ugahemukira umuntu umwe muri ba baseriveri, sibyo, akagira amahirwe yo kujya kuri YouTube, ntabwo yakuvuga. Kumvuga se adafite ibimenyetso by'ibyo ari kumvugaho? None se gira kandi we kwaba muri kumwe mwitega mukavuga ibintu mudafitiye iki fact. Nk'ubu ngubu mubaje ngo voice note ya Pastor Claude agusaba, urumva yeme? Nk'ubu musabye voice note ya Pastor Claude amusaba ko baryamana, musabye message bandikiranye, ntayo yagira gute yabona, ariko ukagendera ngo kuri barambwiye. Nta wambwiye Perusi, ayo batuvuga hanze ni menshi. Jewe nawe umvuga, baba we umuntu wese umvuga amvuga ikiri byo, avuga ikintu kiri cyo. Jisi avuze kejo agiye kukutamo rokete, navuga ikitari cyo. Ubusambanyi bwawe n'icyatumye. Jewe naravuze ngo narabikoze, utarabikoze azaze antera amabuye, narabivuze. Icyo azabaje kuvuga kidasanzwe ni iki? Hari n'andi makuru avuga. Nyirayo makuru n'abariyo. Hari andi makuru ayo rero ngandagiyeho, uretse nyakubwiye. Hari amakuru ngandagiyeho yuko korali yitwaga Amazing yakwirukanye kubera ububeshu. Hanyuma se byagenze gute? Ubwo korali Amazing yanyirukanye kubera ububeshu. Narabivuze ndavuga nti nimba narasambanye, wowe utarasambanye, ngwino ntere. Muri make ibyaha byawe urabyemera? Icyo nakoze ndacyemera. Imana ikwezi gutungana. Ntabyinyezamo kuko nawe niwejeje. Uri ntagorwa. Oya tu. Oya. Wowe
wowe ubwo niwe watsindagiramo ibikurimo bitewe n'irari ryawe kandi ndi kukubwira Imana ikweze kuko ibyaha byawe ubu umuntu wambwira ngo Imana inyeze uwo tumaje kubikora ako kanya kuko nabiha agaciro wowe ibyaha ufite biraburita ibyanjye byemera ku izina ry'Imana wowe ibyaha ukora utashobora kubyemera ni byinshi cyane kuruta ibyanjye oya ndi kukubwira nti korari amazing yarakwirukanye ikurukana byagenze yaranyirukanye iguhagarika hanyuma riba yaranyirukanye nyine iguhagarika byagenze gute ibyo navuze Perusi nukarebere ku byacu sindirebera ku byawe umuntu nakakubaza ikintu ngo nawe nurahize ngo uvuge ngo niwe impamvu mbivuze ngo Imana imbabarire niba utarabikoze neza mumaze kubikora nimba ntabyo wakoze ntera ibuye rintere rintere leta y'ubumwe nigira ikintu intwara rintere dore ngiririya ari ngiryo hori ngaho ituma Bibiliya oya baburetse narifate mu kiganza mureke rimwe baburetse bagwana Bibiliya oya se so ubwo ngo ngutera ibuye nzanira Bibiliya hori ararijugunye wowe uri indaya ubwo renze indaya ni wowe kurijugunye se indaya ni wowe kutari inteye hari umugabo w'indaya kutari inteye Juste mufatanyije Marene umwisi indaya pasa kurode umwisi indaya oya ninde utitwindaya oya ninde kurijugunye se kutari ari hori ni indaya none numvise wamushingiye umukobwa wawe bana wene kabanza umutwerere umukobwa wawe koko hori kwavuze ko nabyo yakoze ko atanteye ibuye nuko nzi ko nagukomeretse ntabwo wakomeretsa nawe reba nihe ubu urabona ndiki rifata urintere nyine nibwira icyo turabazi turi babaya mu gihe nta mugabo uraza kukurara mu maguru reka mubwire yanabikoze sinanabivuga ubwo nuwo ngabo uvuga bose ni abataraza kukurara sti yanje abataraza bose uretse gato abataraza bose wowe uri umusore abataraza bose abita indaya ariko ngabo baryamanye bo sindaya hoya aravuze ngo Imana inyaze uravuze ngo Imana kamamagare pasa kurode njyewe nuko numvise wemera ibyaha ndavuga ne Uwiteka kwezi uravuze ngo baburetse gato nkubwire uravuze ngo Imana imbabarire izo mbabazi zinsabye zikuye ku mutima yego ngavayo utsengere vayo utsengere ni hane pfuka mutsengere ndaje buretse tubanze nyine vayo utsengere ndabikora kamamagare pahokane kugira ngo wumve uri amahoro je nta kibazo mfite ubundi komenya ari kuyivugira hora pastor ndi mu kiganiro kimeze ndi kumwe n'umudamu witwa Perusi ni umudamu wagaragaye ku mbuga nkoranyambaga akubeshyera ko waba wari wambabariye ko ndi gushaka kubunga kari kugusaba imbabazi wo kabyara nabwo azaza yumvise impumeko wimbeshyera wingerekera ntabwo namuhamagaye sinamwandikiye yego wandikira umuntu uzi usaba ikiganiro umuntu uzi ukavuga ati nakubonye aha n'aha cyangwa mwarahuriye aha n'aha ukavuga ati ndumva uganira neza uzana ikiganiro rero njyewe ntitwahuye ni ukuvuga ngo ndi kumukoresha ikiganiro ndamubaza ari njyewe wanyise indaya ari Pastor Juste amwita indaya ari njyewe uri kukubaza arambwira ati nawe uri indaya ngo njyewe ngo nawe uri indaya ngo yego urumva nsanga ni ikibazo cy'uburwayi ashobora kuba afite mu mutwe uyu Perusi mbonye byose imana ni nziza kandi yegeye Imana izamwegera Imana ni nziza zamuka njye rero mu buryo mbyumvise mushumba sanze ari ikibazo kiri rusange yifitiye mu mutwe kuko njye mbaye nkimugera imbere ati wese ntiwamamaga ukantereta yampaye nka rero wewe waramuhamagara gutereta turi mu kiganiro rwose biraza kuza
uzoke wadutse Jiste muhamagaye Jiste aravuga ngo ni indaya. Jiste nawe umugore nawe aravuga ati nawe uri indaya, ati ndakuzi mbabarira. rero bamuzana nje kumbisaba hano mu rugo kwa ikaze muzazane rero biziwanye n'abagirwa muzameka umugore wihanganira byose akizera bose rero ndababariye kurwanya uruhande Imana iguha umugisha kandi mwinshi, nicyo cyari gitumye guhamagara. Nsanze ibintu byose ari gukora abivuga bimeze ari blague nuko atamenya ahantu abivugira. Ni ihungabana ashobora kuba yaragize kandi akagera ku bantu batamuhunguriza ahubwo bamutera ihungabana. Akeneye abantu bamuganiriza, urumva niba umugabo yaramutaye akamutana umwana, akeneye abamuhumuriza bakamuganiriza. Kandi namubwira ngo ihumure rya mbere n'Imana itanga niyegera Imana kandi mumuhumurize muri byose. Aragira ati abagabo naryamanye nabo sinshobora kuba nabavuga, ariko umuntu tutaryamanye ati nyine ndaza nkavuga ko ari indaya, ariko nuko tuba tutararyamanye. Wowe bataryamanye wese mwikina umuntu baryamanye ngo ntashobora kumwita indaya. Ubwo rero nuko yaguhaye mwaryamanye yakwikina yabivuga nubwo waba wamusabye ngo ukamuha asabwa kugira ngo bikunde, ngo ntashobora kukuvuga yuko uri indaya. Mana umubazwe Sandrine baherukana ryari nyiriki. Nicyo ngiye kumubaza, yindi kumubaza ni kuki wabonye Pastor Claude akoresha ikiganiro Sandrine ugahita utekereza ko behind bahita bajya gusambana, ni ukubera iki? Sandrine yaje no mubwire ko namusanze muri wanjye uyu mudamu rero nzamuzana vuba aha nko kuwa gatandatu. Uzampeka ariko muri rokomite ku cyumweru ufite abashyitsi rero ahubwo uzaze ku cyumweru ahubwo muzaze ku cyumweru. Okay, ndavugana n'isaha yawe tire ko yaduha lift. Ntabwo mpari isaha yanjye isaha yawe niwe turi kumwe mu kiganiro nahori, kandi abahungu bawe ubababarire. Pastor Juste nawe Pastor Juste nawe ubu ngo ari mu buhungiro mu gihugu cy'Ubugande. Ngo yahunze wowe, ndamubwira ntese mujyana na Pastor Claude ku mazu ya Feredina mwari mufitanye ibyo bibazo ukagenda uri kumutata, washakaga kuzagirira nabi Pastor Claude, kuki mwagiranye ibyo bibazo ukajya ujyana nawe ukagiwe mugasangira, byaterwaga n'iki? Mubajije byinshi cyane. Ubwo rero nawe ni cya kigoryi cyacu, nawe umubabarire rwose mushumba akora ikiganiro. Tawa reka ngushimire nkureke ukomeza ikiganiro. Azakora ikiganiro azaze nawe azaze mu rugo arahazi. Ntabwo Juste jewe mufite umutima mubi kandi numvise avuga ngo kwa Feredina nagiye kwa Feredina yarongera utekerega ntabwo napfuye kujya ku mazu ya Feredina. Yarambwiye tuzagenda ubaze witwa kana uzasanga amazu ya Feredina arabibwiye. Rero ntabwo twapfuye kugenda gutyo gutageze, ntabwo ni igicucu kigira gitaza amategeko y'igihugu. Yego, kirazira kwinjira mu buzima n'uwo mugore umubwire ngo kirazira kwinjira mu buzima bw'umuryango w'abantu, kubera yuko birabujijwe. Nkanjye ku giti cyanjye, Zikeri ku giti cye, ariko kuza n'umugore wa Zikeri ukazanamo abana ba Zikeri ntabwo babyeze. Uwo mugore mumushyire muri social media munamwigisha amategeko yo y'imivugire mu mihanda. Rwose uruhande nta kibazo. Reka ngushimire. Urakoze bwasabye imbabazi, usabye imbabazi arazihabwa. Urakoze cyane. Ntazo nagusabye wimbeshere Zekiye, wimbeshyera we ngusabye imbabazi, nunabikata zabivuga ahandi. Ntumbeshere zabivuga ahandi. Claude aragira ati mu buzima bw'umuntu ku giti cye, ariko ntukinjire mu buzima bw'urugo rw'umuntu. Kandi koko nibyo, rega ugomba kumenya amwe mu mategeko n'amabwiriza agenga social media. Nk'ubu niba umuntu akubabariye ngo wimbeshyira no saramba baranda zimusabye kandi ngusabiye imbabazi, urazinsabira se wowe urinde kuri njyewe? Wakoze iki? Ku mutima wawe wabaye akahe? Nyine wowe uratabira imbabazi kubera iki? Jewe umuntu wo kuzisaba birananiye. Ngaho zisabiye niba se ntabyo nshaka. Wowe uratabira imbabazi, ushobora kuba uzisabye wicaye.
ashobora kuba azisabye yicaye njyewe nzazisaba apfukamye cyangwa mpagaze cyangwa niyo ndyamye mpamvu nawe aguhaye ikaze Mwizitabire. akakubwira ati Ikaze nguhaye yikize, ikaze nayo nshaka. uzaze rwose mu Bugesera uhawe ikaze nzijyana ntanajyanye nawe kugira ngo ubyemere ko ngukomangiye urankomangiye se ngakingura niba unkomangiye wowe urambabaye ndakubabaye wajya ubinagorwa kirakuriye atari wowe wagikoze wajya ubinagorwa kareka kuba Al-Shabaab. Turi kugenda twiganira ku musozo yego ntabwo turi butinde. Ese koko kawe nk'umudamu w'u Rwanda ufite kazoza keza niko bavuga mu Kinyarwanda, ufite umwana w'umukobwa uri gukura, urabona ko umwana wawe w'umukobwa azakubona kuri social media kwa ngo abagabo runaka bagusabye ko babehura amajipo yawe, urabona kuri wowe ari ishema? hanyuma se abajya kuri kamera bambaye ubusa niba bazabyara cyangwa barabyaye abaheze abo tubona tubona rega ntabwo ari rwo rugero rwiza, ariko kuva korari n'itoro ryakagutenga umutima wawe wahise uba kahe? ariko simpagaritse ubu uracyabarizwa muri ADEPR rwose. none se ko numva nta mutima wo kwihana ibyaha ugira? ibihe byahaze ahubwo abakubwiye ati hane iyi ndetse ubimbwira wowe urabimbwira wihane? wanavuze ko gusambana ngo atari icyaha, ngo kereka ko bafashe ku ngufu ngo nibwo icyaha. iyo bagufashe nkawe nk'umushumba se cyangwa umupasiteri nubwo ntazi uwakwimitse icyaha ni iki kuri wowe? Sindi pasiteri. uri iki? si ngombwa ngo unamenye icyo ndicyo kuko nguhaye ubuhamya bwanjye ntiwabwemera. njye ndi umuhanuzi. uri umuhanuzi? ubuse dusenze ukajya mu mwuka kuko wabibona ko ndi umusambanyi? kandi niba uri umuhanuzi ko watangiye ikiganiro udasenze ngo kidobyere kuzamo ikaba yajemo hakaba harimo kwinangira kwishi. erega n'imvugo yawe irabigaragaza. gute rero? gute? kandi wavuze ko gusambana atari icyaha mu gihe batagufashe ku ngufu. wowe ubyita icyaha? yego. kuki wowe utabyita icyaha rero? njyewe nyine sindi wowe nkuko uvuze ko utari we. uwo ndi we si wowe uri we. kandi abantu ntabwo twumva ibintu kimwe. none se ababikora bose babikora bazi ko ari icyaha? ngo ubikora utazi ko ari icyaha? nyine ababikora bose babikora bazi ko ari icyaha. ni ukuvuga ngo ababikora bose babikora bazi ko ari icyaha. ukora iki mu biganiro byose ukunda gukora ukunda kwifashisha ijambo rivuga ngo utarabikora agutera ibuye? bitewe n'icyo mvuze. ni ukubera ni uko wanze kuri intera. erega hari igihe wavuga gutyo umuntu akari gutera kandi rikakukomeretsa. sibyo? njyewe ibuye nguteye ni iryo mu mwuka ntabwo iri ngiri kandi uriteye umuntu mutari mu mwuka umwe. ndi gutere ntabwo muri mu mwuka umwe. ndi gutera nkagukomeretsa ndaza kwirengera. aho uzi ko uri kwiyenza ku bantu bagutera ibuye none kugutera bagukomeretse nurangiza bakwishyurira inzu. cyo ni icya mbere. bagutungira umwana muri iyo minsi umuntu baguteye ariko sha n'umugabo washatse yaraguhunze hanyuma ngeze sha. rero Ezekiye urugendo ni rurerure kandi ugenda utazi yajya hamubera kure. hanyuma rero reka igihe cyo kugerayo nikigera tuzagerayo kandi tuzabona byinshi. pero reka ngushimire. urakoze cyane. niba nta kindi urenzaho bwira abantu bari badukurikiye. Imana ibahe umugisha. ibyo babonye ari bya social media. uzagira icyo ese ibyo bakubonyeho acting wagitinze ni ibya social media cyangwa ni ukuri kw'ibiri muri bo? yego. ubwiyunge bwawe na Pastor Claude nzajyayo. cyiza cyane. ubwiyunge bwawe na Pastor Justin nta kibazo dufitanye. ntacyo. reka dusoza tubwira abantu bari badukurikiye muri iki kiganiro abakubonyemo ikosa bakubabarire. yego. abumvise hari uburyo wakitinze bitari byiza babyihanganire. niyo acting niko wayoboye mu kiganiro ariko si uko abantu ari indaya ahubwo ni blague zibiva mu kanwa kawe. ari wowe uri indaya ari nawe bene data badukurikiye ntabwo ari indaya. ntawe waguterese muri bo ntawe mwaryamanye. rero n'abadamu babo
nibanabyumva bataza kubigira ibintu birebire ngo bizanemo amabifu uvuge ati Perusi ni indaya yanyu aba yaje kubashyira hanze. oya Kandi ntagire umuntu ukugirira ubwoba. ubwoba bw'iki? Hari umugabo ushobora kugukunda, yamara kugukunda wenda adafite umugore ari divorce, nawe kifuza ko tubana, akavuga ati iki kidamu ni cyabiri hanze sinagitereta. oya Dusoza abifata uko. dusoza hari bagenzi bacu bashobora kwifuza ikiganiro, hari abashobora kwifuza kuganira nawe, kugufasha kuruhuka mu mutwe muri ibyo bikomere by'urushako wagiye ugira, akifuza kuba yavugana nawe, yakubona gute rero? Yambona gute? Aduha nimero yawe ya cyangwa telefoni. ku nimero 078 76 55 690. 690. Ubwe ko imiryango irakinguye iwawe? Imiryango iwawe irakinguye? Igendanye n'iki? Urugo ruragendwa? Yego. Reka dushimire n'abantu bari badukurikiye, tubabwiye ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Nitwa Ezekiel Rukundo, mukore subscribe ku Isaha Yawe TV, kuri Kiranuka TV no ku Ntoranwa TV. Uriya mu minsi izaza muzajya kubona Perusi nawe abahaye YouTube channel yitwa Perusi Official. Ntago bibaho. Uriya azayiba. Reka mbashimire Sandrine Paul Sana, Pastor Claude, Imana iguha umugisha yuko aba bene data mubohokanye. Ndabashimiye mwese muri rusange, Imana ibahe umugisha. Your time. Isaha yawe.